zaryarisi ariko zikusetsa koko rero mugira inama itarakanama sibyo dufite ale uzi neza umukobwa wacu uzi uyu muryango tubanye urumva uzi neza amakuru ya Isimbi yuko afite n'umwana sibyo gusa yemera no kugira guti no gufata umwana akamufata nk'uwe ibyo yamaze kubyemera nge twarabiganiriye nawe amakuru yafite neza murashaka gufata umwana ukamushyingira umuntu aho ngaho ejo ukwezi kumwe amezi abiri ukwezi kwa gatatu tujye mbere amategeko tujye gusenya ibyo twubatse papa Isimbi rero nkubwire Isimbi azakora ibiturutse mu mutima we nta n'ikintu na kimwe nzamuhatiriza ikindi cya kabiri nta nubwo nzongera kwivanga mu rukundo rwabo nimba uwo nguwo afite uko bavuganye ni akazi ke njyewe ntabwo nzamuhatira kubana nawe ariko uri mu biti koko ariko umugore njye nkubwira sinzi niba ari ikinyarwanda avuga utacyumva none se turi kibana bagiye kubaka ibintu bazasenye uyu munsi buri munsi abana banjye bazajya bakingirwa nabo twebwe dushaka namaze kumenya reba Anita ubu bigenze gute bijya twiwinda n'inusa no mu banzi bacu kubera twebwe ikindi cya kabiri hanyuma reba Isimbi umva cyose yamuteye inda ahita mwanga niho kanandiro k'ibintu byose kubera ko turimo turashaka ko ishingira buto reka mubwire ikintu kimwe shyira ubwenge ku gihe nabukizeho usubiza agatima impembero sino Isimbi ashobora kugira ibibazo urumva Isimbi nagira ibibazo nanjye nzabigira nanjyewe nawe mbikubwire pe ntabwo nzongera umwana wanjye kuba yana ntabwo ari ikintu cy'umubwira urumva Isimbi urumva nagera muri muryango agatangira umugabo agatangira kumutoteza kubera urwo rubyara atigeze amubwira uzabyirengera nawe uzaze tubifatanye ntabwo ari njye wamubyengeye nawe uzaze tumufatanye si njye wamubyengeye nyine sibyo urandebera ntabwo nzongera gukora ikosa ryo gukingira umwana wanjye uwo adashaka ntabwo bishoboka Alo, ndi kukumva byagenze bite? Ngumuki? Wewe uri muzima? Ntacyo wabaye? Okay. Mabujana bashora bamuteye. Umukozi n'umuzamu bamuteye icyuma. Izina rya Yesu. Ubwo arimo aransaba kujyayo nkajya kumutabara. Ubu none azi nibwo wamwibye? Ampamagaye biri kuba nona. Yahamagaye polisi se? Polisi nayo yayihamagaye. Tuzi ariko simuzi nimuvuganye ni muzima. Ubwo rero ajya kumureba nta yandi mahitamo. ati ubu rero ujya kumureba nta yandi mahitamo muri rusange. Mabuja wa Emili rero yatewe kandi akenewe ko Emili amutabara. Umugore ati jya kumushora, undi nawe ati atijya kumutabara aragushoye nyine ikabagabo twaragoye n'ukuri kw'Imana. Undi nawe ati subiramo hoshi genda ukora akazi kawe nyine nk'umugabo ugereyo ukora ibyo ugomba gukora kandi ubanguke vuba cyane wihuse. Rero nguhaye ikaze niba bwa mbere wagira ngaha yaboneka guhawe ikaze mu muryango mugari w'abakunda filime Inzira y'Umusaraba. Hanyuma hagati aho mbere yuko twanzika ndagusaba kugira ngo ubanze utubwire abakinnyi ukunda, abakinnyi wishimira muri filime Inzira y'Umusaraba. Mu by'ukuri iyo tubabwiye ko tubakunda tukabereka urukundo ibyo bibatera imbaraga bigatuma bumva ko mu by'ukuri ibikorwa bakora tubyishimira kandi bafite abantu babashyigikiye. Ni ingenzi cyane rero kandi wibuke gukora subscribe nyaboneka nayo ni ingenzi. Turimo kubaka umuryango mugari w'abakunda filime Inzira y'Umusaraba, nawe rero n'ubuyikunda ntuburemo. Nk'uko mumaze kwireba rero ibintu birimo kugenda mu by'ukuri bizamba. Amacapitire mu by'ukuri ya filime Inzira y'Umusaraba akomeje kuba menshi kugera uyu munsi.
munsi kuyasoma bigusaba agatuza, none hazazaho bizagusaba udutuza apana agatuza kamwe. Ese biri buze guherera he ko tubona ko ibintu bikomeje kugenda byivanga, intambara zikomeje kugenda ziba intambara? Buri wese mu buzima agira mu by'ukuri umusaraba atwara, ahubwo igitutandukanye ndetse n'igitandukanya twebwe ni uburyo dutwaramo iyo misaraba, uburyo iyo misaraba ibingana ndetse n'aho tugomba kuyigeza. Ibyo ni byo biba bitandukanye, ariko buri wese agira umusaraba mu buzima bwe. Wowe se umusaraba wawe ni uwuhe? Ni ikihe kintu kigeze kukubaho ukavuga ati Mana yanjye uyu ni umusaraba? Tubwire muri komenti. Nkwibutse ko mu by'ukuri ufite inkuru yawe wifuza kudusangiza, watwandikira muri nimero iri muri description y'iyi channel, hanyuma tukaza kugufasha gusangiza inkuru yawe abakunzi ba filime Inzira y'Umusaraba. Wawe ikaze rero. Ahangaha rero mama Iribagiza yari matuka abana be ababwira ati mwengegera, njyewe ntabwo nigeze mbabyara mwabana mwe, ati murimo kumbuza umunezero wanjye kandi ibintu bizabakoraho. Ahubwo abakecuru nibo basigaye bakunda urukundo rukotsa pe, Mana yanjye. Ubu ni uburozi bwa hatari, ndetse umuntu watanze uburozi ni umuhanga. Ese biri buze kugenda bite? Ubu ngubu umuti wamaze kuboneka wo kumuha, cyangwa gusa ikintu gihari Emile yamuzanye amuzana mu muryango wenyine ngo babe bamwitaho, kuko ubu urabona ko bafite ibindi bibazo. Emile afite akazi, Kamarade afite ibindi bintu bari kwirukankamo, umugore we aratwite, ko babasha kumwitaho nyine nk'umurwayi. nawe urwaye ibi ngibi ntabwo byoroshye, arwaye mu mutwe. Ni umutwe cyangwa ariko byanze bikunze ni mu mutwe, uburozi bamuhaye barimo gukorera mu mutwe. Nyamuneka mwibutse kongera gukora subscribe, ni igikorwa gito ariko cy'ingenzi cyane. Fata igikumwe cyawe ukoze ku button ya subscribe, hanyuma ugaruke twigendere, aho tukubwira inkuru za filime Inzira y'Umusaraba mu gihe gitoya cyane, ku buryo uramutse udafite umwanya wo kureba filime Inzira y'Umusaraba yose, ushobora kumva ukanasobanukirwa amacapitire arimo kugenda acapwa bundi busha muri filime Inzira y'Umusaraba. Rero niba muze gukora subscribe, humura buri capitire yose yanditswe muri filime Inzira y'Umusaraba uzajya mu by'ukuri uyumva, izajya ikugeraho. Ni mu buryo bw'amashusho ndetse n'amajwi ahangaha. Hanyuma niba wamaze gukora subscribe, ndakubwira nti urakaza neza mu isi yo kwiga, urakaza neza mu isi yo gucukumbura binyuze muri entertainment. Mu muryango mu by'ukuri wa mama Iribagiza harimo kugenda avuga icyizere n'ibintu byiza bundi busha. Inkuru nziza rero yabaye uyu munsi Rurangirwa yazanye, nuko yaravuye kurira umucamanza akamubwira ati njyewe ndashaka ko urubanza rurangira, mfite mu by'ukuri kuzagenda mu minsi iri imbere nkajya hanze. Ubwo urumva ko nindamuka ngiye hanze uru rubanza rutarangiye muzantegereza mpaka ngarutse, kuko ntirushobora kuba njyewe nahibereye. Umucamanza ati sava ntaribireka, tugerageze mu byumweru bibiri urubanza tube tururangije. Ati yego mugerageze rwose cyane. Aramubwira ko ibimenyetso birimo kugenda byiyongera, uko iminsi y'icuma harimo kugenda haboneka ibindi bimenyetso. Undi nawe ntiyamubaza ngo ibimenyetso biboneka ni ibihe, ndetse n'umucamanza ntiyamubwira ngo ibiri kuboneka biri ku ruhande rwa Rugema, bishinjura Rugema cyangwa se bishinza Rugema. Sinzi rero kugira ubu ngubu haracyari imihurizo ry'ibimenyetso byagiye biboneka. Muze kwitonda ahantu bishobora kuba bibi kurutaho, ubwo ugasanga Rugema atsinze urubanza. Murabizi nk'uko muri iyi si bimeze, ntabwo utsinda ari ufite ukuri, ahubwo atsinda ufite ibimenyetso. Shaka ibimenyetso hanyuma ubikoreshe nk'igikoresho gihambaye cyane cyo kuza gutuma ugira ijambo imbere y'urubanza cyangwa se imbere y'imbaga nyamwinshi niba urimo kuburana. Rugema akomeje gushaka imbaraga ndetse no kwifashisha Ari mu bikorwa bye byose bya buri munsi. Yabonye ko Ari afite mu by'ukuri imitungo ndetse no kuyisesagura, ayisesagura uko yiboneye, kuko iyo amubwiye ati mfite ikibazo, Ari ntatekereza kabiri, aravuga ati ndagufasha kugikemura nk'umugore. Ariko si mwana, buriya Ari yabuze umugore kweli? Reka tuganire ibintu tubivugeho kandi tubiganire nk'abantu b'abagabo.
mutubwire ari yabuze umugore ku buryo ajya kwirirwa ahunga amafaranga angana gutya ashaka umugore muri UK, yabuze umugore mu Rwanda hose abagore barimo, yabuze umugore kweri? Nawe araturumbiye abarimo gutuma mu by'ukuri ibintu tubyumva nabi ndetse kandi nawe abikora nabi. Reka rero mbashimire mwebwe twabanye kugira ubu ngubu mukomeze gukorwa neza, Imana ibamere umugisha, mwebwe mukurikirana mukanareba filime Inzira y'Umusaraba umunsi ku munsi, mukomeze gukorwa neza. Bye bye, duhure mu kanya nyaboneka turebera hamwe ibigezweho, uburyo ibintu bihagaze akantu ku kandi. Hagati aho rero nanone reka mbibutse kubabwira ko iminsi mikuru mu by'ukuri irimo kugenda ivamo, nyaboneka mwitegure gusubira mu kazi ndetse no gutangira neza. Mbifurije kuzagira akazi keza, mbifurije iminsi mikuru nanone ko yakomeza kubaryohera. Bye bye.